Niba uri umwe mu badukurikiye ukaba uri umwe mu bamaze gukora subscribe kuri channel ya Tele Montagne, turagushimiye cyane. Afrika ni umugabane wa kabiri mu bunini ku isi, ukaba umugabane wa kabiri utuwe n'abantu benshi ku isi nyuma y'umugabane wa Aziya. Uyu mugabane wa kabiri mu bunini ndetse no mu guturwa n'abantu benshi ku isi ufite amateka wihariyeho cyane ndetse utapfa guhuriraho n'indi migabane. Mu mateka ya Afrika uramutse ugiye kuyavuga warangiza ugasiga inkuru y'ubucakara, bisa nkaho waba usize ikintu gikomeye cyane. Waba usize ikintu gikomeye cyane kubera ko ubucakara bufite cyangwa se bwageze ingaruka zikomeye cyane ku mugabane wa Afrika. Ubucakara igikorwa cyo gufata umuntu ukamugira uwawe ukamwiharira, warangiza ukamukoresha icyo ari cyo cyose, nta mafaranga uramuhereza cyangwa se nta gihembo uri buze kumuhereza kubera icyo kintu yagukoreye. Icyo nicyo gisobanuro cy'ubucakara. Ubucakara bwagize ingaruka zikomeye cyane ku mugabane wa Afrika kugeza uyu munsi. Ubucakara mu kubaho kwabwo bwarangwaga n'ibikorwa dushatse twavuga ko bitari bikwiye ikiremwa muntu na gato, tugendeye ku mahame y'uburenganzira bwa muntu twemera uyu munsi. Bimwe mu bikorwa byaranze ubucakara harimo nko gukubitwa cyane, gukora cyane kandi ukorera ubusa, guteshwa agaciro n'ibindi. Gusa hari ikindi gikorwa ndengakamere cyakorewe abanyafurika kandi biturutse ku bucakara. Icyo gikorwa bacyitaga exhibition. Exhibition kwari ugufatwa ukajyanwa mu Burayi, hanyuma ukajya witwara mu buryo bwa gicucu cyangwa se buteye isoni, hanyuma baje kukureba bakishyura. Nk'urugero, mu 1810 hari umugore wamenyekanye ku izina rya Venus wajyanwe muri mize cyangwa se mu nzu ndangamurage mu Burayi kubera ko yari afite igice cyo hasi kinini cyane kizwi nk'ikibuno. Nuko buri munyaburayi wabishakaga yazaga kumusura hanyuma akishyura. Mureke tuvuge kuri uyu mugore wakoreye iki gikorwa kimeze gutyo kubera ko yari umunyafurika, nyamara nawe yari umuntu. Turebere hamwe kandi ubuzima bwe bushaririye cyane butapfa kunyura buri muntu wese uri kutwumva. Nge nitwa Samuel Mugisha. Iki kiganiro cyitwa Menya Byinshi. Ni icya Tele Montagne, mugikurikirana buri wa gatatu isaa 9:30 z'amanywa na buri ku cyumweru isaa 3:30 za mu gitondo. Tubahaye ikaze mu kiganiro. Uyu mugore wajyanwe mu nzu ndangamurage mu Burayi yitwaga Sarah Baartman. Abantu benshi bagiye kuvuga izina rye mu mvugo yoroheje bakunda kumwita Sartg. Sarah Baartman yari umwe mu bagore babiri ba mbere bo mu bwoko bw'abantu bitwaga abakoyikoyi, bari bafite ikibuno cyari kinini cyane cyatangazaga benshi. Sarah Baartman yerekanwe mu myiyereko itarapfaga kubaho kenshi mu Burayi mu kinyejana cya 19 ku izina rya Venus. Nushaka iryo zina muri Google uraza kumubona. Hotento ryari izina ry'abantu bitwaga abakoyi, murabibuka? Ubu bwari ubwoko Sarah Baartman yaturukagamo. Hanyuma Venus ryari izina ry'ikigwamana cy'abarumani cy'urukundo ndetse n'uburumbuke. Sarah Baartman yavutse mu 1789 avukira ahitwa Camp de Bovary. Aho uyu munsi ni mu burasirazuba bw'umujyi wa Cape muri Afrika y'Epfo. Bitekerezwa ko yavukiye ahitwaga Mitos Valley, gusa akaba yaragiye muri Camp de Bovary nyuma y'imyaka mike yavutse ajyanwe n'umuryango we. Papa w'umubyara yari umworozi w'inka. Yishwe igihe yararagiye inka ze zari mu mukumbi, yicwa n'abantu bitwa ababashmen. Ubu ni ubwoko bw'abantu babaho ubuzima bwabo bwose batuye mu bihuru buboneka muri Afrika y'Epfo. Izina Sarah Baartman yahawe n'ababyeyi be ntago rizwi. Amazina yose iri bwumve turi kumwita muri iki kiganiro araba ari amazina yahawe n'abari barigaruriye Afrika y'Epfo icyo gihe. Baartman yamaze ubwana bwe ndetse n'ubwangavu bwe bwose mu murima itari yaratuwemo n'abantu nk'abo kuva mbere hose. Yaje kugenda mu gihe cy'ibirori byo kwishimira ko yari yavuye mu bana, hanyuma agenda ajyanye agatako ko mu ijosi kari gakozwe mu gikonoshwa cy'akanyamasyo. Aka gatako bikekwa ko yagahawe na mama we kubera ko yakambaye kugeza apfuye. Mu 1790 umucuruzi w'umwirabura gusa wari warakomoreye kutaho umucakara witwaga Peter Cesar yahuye na Sarah Baartman amushishikariza kuva mu cyaro cy'iwabo hanyuma akerekeza mu mujyi wa Cape. Icyo gihe uyu mujyi wari umaze igihe wigaruriwe n'Abongereza. Inyandiko ntizigaragaza niba yaragiye ku bushake cyangwa se ahatirijwe cyangwa se niba yaroherejwe n'umuryango we kwa Cesar.
Baltman yatuye mu mujyi wa Cape nibura mu gihe cy'imyaka 2. Icyo gihe yakoraga akazi ko mu rugo nko kumesa ndetse no kwita ku bana. Bwa mbere na mbere yakoreye Peter Cesar, hanyuma yagiye gukorera umuvandimwe wa Peter Cesar witwaga Hendrik Cesar. Icyo gihe yakoraga akazi ko kwita ku muryango wa Hendrik Cesar mu nzu ye. Mu nzu ya Hendrik Cesar, Baltman yabagaho mu buryo budasa n'ubwa gicakara, kuko nk'umuntu w'agaciro waturukaga mu bwoko bw'abakoyisani ntabwo yari gukoreshwa ubucakara mu buryo bweruye. Gusa birashoboka cyane ko n'ubundi yabagaho mu buzima busa neza n'ubw'abacakara babaga mu mujyi wa Cape. Ibi turabivuga kubera ko hari ibihamya bigaragaza ko yari afite abana 2 nubwo bose bapfuye bakiri bato. Sarah Baltman yari afite umukunzi wari umusirikare uciriritse witwaga Hendrik Van Jong, wari utuye ahitwa How to Bay, hari haherereye hirya y'umujyi wa Cape. Gusa umubano wabo ndetse n'urukundo byabo byarangiriye aho igihe Baltman yavaga mu mujyi wa Cape. William Dunlop wari umuganga w'umubazi mu gisirikare, gusa wanakoraga kandi kazi ko gukwirakwiza abantu basusurutsaga abandi mu Bwongereza bafite ibice byavuye ku nyamaswa. Icyo gihe yahaye Sarah Baltman igitekerezo cyo kwerekera mu Bwongereza gukorera amafaranga binyuze mu kwerekana Sarah Baltman imbere y'imbaga y'abantu hanyuma bakishyura. Icyo gihe Sarah Baltman yarabyanze, gusa Bwana Dunlop yanze kuva ku izima. Baltman yanzuye ko azagenda, gusa nanone akajyana byanga byakuda na Hendrik Cesar. Mwibuke Hendrik Cesar yari umukoresha we cyangwa se yari seboja we, ubyita uko bishaka. Hendrik Cesar akibyumva yahise abitera utwatsi, gusa nanone kubera ko yari umwirabura wakomoreye kutaba umucakara yaje kubyemera. Ntabwo bizwi niba Sarah Baltman yaragiye ku bushake cyangwa se ahatirijwe, gusa nanone yari ari mu mwanya wo kuba atahakana nubwo yahisemo kubikora. Bwana Dunlop yari ari inyuma y'ibintu byose byari bigiye gukorerwa Sarah Baltman icyo gihe. Hari igihamya kuri ibi. Umviye ingingo. Tugendeye kuri raporo y'itegeko ry'Abongereza yo kuwa 26 ukwa 11/1810, inyandiko yashyikirijwe urukiko rwa King's Bench ivuye kwa Mr. Ballock of Liverpool Museum yagiraga iti: amezi amwe hari igihe Bwana Alexander Dunlop wari umuganga mu gisirikare yaje kugurisha uruhu rw'agasumbashyamba rwe yarakuye ahitwaga Cape of Good Hope, aza kurugurisha kwa Bwana Ballock. Igihe kimwe kandi nyuma yaho Bwana Dunlop yahamagaye nanone Mr. Ballock amubwira ko umugore Hoteto yari mu nzira ava mu mujyi wa Cape yerekera mu Bwongereza. Yamubwiye ko kandi yari umugore wagaragaraga ukwe rukumbi ku buryo yaragiye kuzana amafaranga menshi, buri muntu wese wari ugiye kuzamwerekana imbere y'Abongereza ehondere mu Bwongereza. Arangije ahita amubwira ati: mfite kuzamusubizaho nyuma y'imyaka 2 musubiza muri Afurika y'Epfo. Niko iyo nyandiko ibivuga. Lord Caledon wari guverineri w'umujyi wa Cape icyo gihe yatanze uruhushya rwo kugenda, gusa nanone yaje kwicuza nyuma y'uko yaje kumenya neza impamvu nyamukuru urugendo rwari rugamije. Hendrik Cesar ndetse na Alexander Dunlop bagejeje Sarah Baltman i Londres mu 1810. Bose hamwe bari batuye ahitwa St James ku gahanda kitwaga Duke Street. Aha hari ahantu hari hahenze cyane mu mujyi wa Londres icyo gihe. Icyo gihe Dunlop yari afite Baltman ngo yerekanwe, hanyuma Cesar yari umuyobora gikorwa cyangwa se yari umuyobora myireko, ubyita uko bishaka. Mu 1810 ku tariki 24 z'ukwa 11 Bwana Dunlop yerekanye Sarah Baltman mu kiswe Egyptian Hall of Piccadilly Circus. Dunlop yatekerezaga ko azabonera amafaranga muri iki gikorwa kubera ko abanyarondire batari bafite byinshi bazi ku banyafurika, noneho byakwiyongeraho ko Baltman yari afite ikibuno kinini cyatangazaga benshi. Bikaba karusho ku tariki ya 1 z'ukwa 12 1811 Baltman yabatirijwe ahitwaga Manchester Cathedral. Hari igihamya cyemeza ko yanashingiwe ndetse yanarongowe kuri uwo munsi.
Mu 1814 nyuma y'urupfu rwa Dunlop, umugabo witwaga Henry Taylor yajyanye Sarah Baartman mu Bufaransa. Henry Taylor yamugurishije umutoza w'inyamaswa witwaga Eslo yamukoreshaga akazi ko kwiyerekana ngo bamusure ku gitutu cyinshi cyane mu gihe cy'amezi 15. Mwibuke bamukoraga ibi byose kubera ko yari afite ikibuno kinini cyane cyatumaga abantu benshi bavuga ko atari umuntu ahubwo yari inyamaswa. Mu Bufaransa abantu bitwaga aba French naturaliste harimo nka George Cuvier wari umukuru wa menageri ahitwa Musée National d'Histoire Naturelle, akaba n'umuntu wari warashinze ikigo cya Discipline of Comparative Anatomy yagiye kumusura. Icyo gihe yari ikigo cy'abahanga mu bya siyansi ahitwa Jardin wabashakaga kumushushanya. Aha ni naho mu kwa gatatu 1815 abagabo babiri harimo Saint Hilaire na Frederic Cuvier umuvandimwe wa George Cuvier bavuze ko yemeraga ku bushake gukuramo hanyuma bakamushushanya yambaye ubusa. Gusa ibi ntibyari ukuri kuko nubwo yabaga yambaye ubusa yabaga yambaye akantu kabaga gapfutse ubwambure bwe bw'igitsina. Inyandiko zivuga ko yanangaga gukuramo ngo bamushushanye yambaye ubusa nubwo bageragezaga kumuha amafaranga. Eslo muramwibuka? Wa mugabo bamugurishije bwa nyuma akigera mu Bufaransa. Eslo yaje kumufata ku ngufu arangije amutera inda. Icyo gihe bwana Eslo yabikoze kugira ngo yemere koko ko Sarah Baartman yari umuntu atari inyamaswa nk'uko yabitekerezaga. Umwana wavutse yiswe Okulalo yaje gupfa afite imyaka 5 yishwe n'indwara itazwi. Sarah Baartman yaje kubaho mu buzima bwa gikene hanyuma ku tariki 29 z'ukwa 12 1815 yaje gupfa. Yapfuye afite imyaka 26. Bivuga ko yishwe n'indwara itazwi kuko Cuvier yanze ko umurambo we ukorerwa autopsy. Uko ni ukuntu bapima umurambo bakareba icyawishe. Ni nansore ikiganiro menya byinshi cya none, ikiganiro mbashimira kuba mwakurikiye. Ni ikiganiro cya Telemontagne mu gikurikirana muri wa gatatu isaa 9:30 z'amanywa na buri ku cyumweru isaa 3:30 za mu gitondo. Nitwa Samuel Mugisha, ndabashimiye cyane.